yagiye bita Kadime we yagiye n'urucabana Kadime yagiye ubu tuvugana yanamaze kugera muri Senegal we yaragiye yagezeyo baramubwiye bati niba wifuza amahoro itahiri ashinjwa iki gutanga match baramubwiye bati match nkesha tuwatanze ku giti cyawe igendere twacane wazima yego hanyuma undi ni mugenzi we nawe ntago agomba gusigara ndi kuri yo kuri stanye mufiteho ndi kuri Patient ni kibazo cy'umusaruro umusaruro rwose wese umufiteho wowe umufiteho kuri list Patient ngo aba bakinyi dufite umuntu Ibera tunguwe Patient arantunguye nabaragenda yongeremo gake ariko Patient birumvikana ko umusaruro we wari nkene pe urumva anayitwa Nsabimana Aimable amabirisi Aimable Nsabimana yarasigaje umwaka umwe w'amasezerano ariko arashinjwa iki kugumura bagenzi be cyo ni cyambere ashinjwa akongera agashinjwa kujagaraza komite iko babyise bwa mbere na mbere yahagaritse imyitozo urumva kujagaraza komite reka muce bwira ari umugabo amakuru avuga ko ari umugabo bigeze kwandikira ibaruwa bamushinja ngo kuyobya ibyogajuru abahungu bazanyica pe ngo arashinjwa kujagaraza komite iyo mpamvu ibaye iya kabiri ku yindi narinzi y'umugabo wakoraga mu bintu bya tekinike bakamushinja ngo kuyobya ibyogajuru impamvu kuyobya ibyogajuru urumva statement Ibera koze kujagaraza komite yajagaraje komite bwa mbere avuga ngo hari amafaranga bamufitiye hagarika imyitozo urabyibuka seza rwose kiri mbise icyo gihe Mabra ameze neza nabareba uburyo ameze neza aheraho ahagarika imyitozo bigora komite binavugwa ko yanagumuye bagenzi be no kugumura bagenzi yego bavuga ati imyitozo tuyihorera cyangwa duhembe yes akaza uwo bita Bugingo Hakimu BH24 Hakimu yamaze gusinyira ikipe imwe imbanziriza amasezerano hari ikipe ngo yasinyiye pe yaranabibabwiye Hakimu yishyizeho umukira avuga ati hano mu Rwanda ni Kigali ngo bagiye kumwongera amasezerano yavuga ati rero ngewe urayize ngo uyimene hano ikipe havugwa APR avuga APR ko yajya gufasha Claude kuri gatatu ubwo bakaba bakinyi babiri nyine bagomba guhanganira umwanya rwose yababereye imfura avuga ati nge sinyari nicyo ashinjwa Omalenga Fitina ashinjwa iki rero ashinjwa gutanga amakuru y'ikipe kabigarutseho ku adversaire yamugiraho amakuru y'ikipe kuri adversaire no kuyobya nawe umuganga abareba baravuga bati umwarimu wacu twari dufite Omurenga yaramuyobeje amujyana ahandi hantu kuri adversaire zo ni za ndani z'abareba bamenye kuyihe matches urumva ibyo byihorera kuri match ya Peace Cup bavuga bati finali kabisa yabeje umuganga wa Rayon aravuga turiya muntu ni wari umaze iminsi adufashe izi match dukubise nimutamutwara ntago tuzagera ku byo twiyemeje urumva Omurenga hakaza Kanamugire Rogers Roger arimo Roger baragira bati tugiye kujya muri CAF Confederations Cup dukena nimero 6 kabisa utandukanye n'urwego rwa Kanamugire Roger bakoze amakosa akomeye none se ko bose bajya babazana tukabona Kanamugire Roger n'umundi Kanamugire Roger umunyarwanda ukiri muto w'umusore muhanga abafashe umwanzuro wo gukura Kanamugire Roger muri Rayon Sport mufashe umwanzuro utariho bisubireho cyane nanjye ndabona rwose Roger niba Kanamugire Roger mwamukize kuri liste y'abavamo arashinjwa iki mbere na mbere no nyine urumva abakeneye ni kariba ngo nta kosa we rwose ni karibu y'abakinyi bakeneye ni karibu y'abakinyi bakeneye ukuri abakinyi b'Abanyarwanda ni imari Kanamugire Roger umwana w'umunyarwanda uhamagarwa aho rukomeye agatabara bye barishari baravunitse n'abandi nari amarotasiyo y'abanyamahanga n'iki umuntu bita Kanamugire Roger yagukinira match zimwe na zimwe za Marine za Etincelle za Muhazi shaka kutabanza muri kuri backup nziza yaba ari backup nziza niba umuntu amukize ku rutonde ariko ndakunenze sinzi uwari ariko ndamunenze urumva icyo araza umuvandimwe w'umunyamari yitwa Suleiman Dafe arashinjwa kuza afite imvune rwose akayihisha yaje ngo yaragudutse pe yaje nta buzima afite ariko ubundi iyo bakora test medical ubanza batari no kumuha amasezerano yahisha amakuru yuko yavunitse Ibere wagira ngo yakoranye n'inzego z'umutekano n'iz'abaganga iperereza rye test medical amakipe mu Rwanda ajya koje medical test byo gushaka inyito z'amakosa ubigende mu gake
ese niyo ashobora kuza kuvuga ibigize icyaha akaba yakurikiranwa n'inzego fande murangira eferi urimo kubimanuka banza ari inzego bakoranye rwose ariko si ikipe mu Rwanda ikoresha test medical ari Gasogi yonyine Gasogi United buri mukinnyi uje akora test medical rwose dafe yahishe amakuru yaranavunitse. hanyuma akaza n'umuvandimwe Musa Haruna Majaliwa yaragiye yananiye ikipe ariko bigomba kuba official nawe yateje imvururu muri yarananiranye hanyuma abandi nabo harimo Master mwana w'ikipe sora mu bureko undi ni Haji nawe agomba kugenda. Haji bashinzwe iki baretse gatoya twumve Haji nawe ashinzwe kuvugana n'amakipe hagati muri sezo kuvugana n'amakipe amushaka hagati muri sezo bikamusubiza inyuma bigatuma atakaza concentration. Haji ashinjwa kwigumura. Haji ni umukinnyi Rayon Sport yatekerezaga kongerera amasezerano no kumuzamura. Haji yabonye umwanya ubanzamo muri Rayon Sport atangiye gutsinda ibitego no kudesida mu match no Mavubi yatangiye kuza ajya kubwira komite ngo munyongeze umushahara. Noneho mu gihe babikonsideraga ngo batangire kureba aya mafaranga bamwongerera n'ayo yasabaga, Haji bikiri muri process ahimba imvune muri imikino ya nyuma murabizi ko atakina. Ahimba imvune ngo yaravunitse ngo y'urutugu yabeshyiraga ngo urutugu ngo ntabwo yumvaga neza baravuga bati Haji uyu muntu twarimo turatekereza kongera amasezerano akabeshya ntabwo ari reliable. Nicyo ngicyo twagiye. Yes, abandi bagomba kugenda nabo kandi baje nyuma bikananirana ni Asanana na Jalo. Asanana nta urwego rwabo ruri hasi ntacyo bashinjwa mu rwego ruri hasi. Asanana dukuyemo imipira je nawe wasanga rwose umudomino n'umurusha andusha Amurusha 6 packs andusha 1 pack ari hasi urumva amutije muri viziyo nawe azagumayo azashaka indi undi ugomba gusohoka ni Sefu. ego Sefu nawe n'urwego Sefu asoje amasezerano kubera ko yarasinye umwaka umwe asoje amasezerano ubwo rero ntabwo bifoje kumwongerera n'urwego nyine undi ugomba gusohoka ni kapiteni Kevin Muhire nawe agomba kugenda kubera Kevin Muhire asoje amasezerano. Kevin Muhire burarasoje ntabwo bifuza kumwongera noneho ntabwo ari kutabyifuza. Kevin nkuko bisanzwe buri sezo irangira afite ikipe bavuganyeho hanze akababwira ati rero arabanza akajya gutera amezi nk'atatu akazagaruka muri Rayon Sport nkubera ababwira ati biramutse bidakunze nakongera amasezerano ariko ku kigero cya 95% ngo byarakunze pe yamaze kubona ikipe azakina yo hanze. Nta kuntu bitakunda kuko n'aba agent ba equipe El Merah baje kumureba $200,000 by'amadolari Kevin Muhire asize nababwiye ati mujye rwose mushyira hamwe yabahaye ubutumwa komite yabaye ubutumwa aravuga ati nimugacika intege hagati muri sezo tibira bintu si byiza kandi mube hafi kunzwe rwose n'abareyo kandi mube hafi y'ikipe ari amagambo burya yatangaje amagambo yariyo ni gute match ebyiri za nyuma za wiklo murabizi ko ari nge wazikoze i Nyamirambo twarazikora match ya vision twari turi kumwe match ya vision ya Bugesera 33 ya 33 ya Bugesera haje president Tadeo na Roje umwungirije bo baraje ko cyari gihano nibo bari bemerewe ariko kuri match ya vision nta waje kuri match ya Gorilla nta waje nta muyobozi wa Sport uhari. Yes hari Eric Gisa hari Gisa Eric Irambona technical administrator hari none hari Zandani mutamenye turi kuri match ya APR na Musanze ejo bundi ku mahoro ngewe muri kamera zanyiza umutekano muri CCTV cameras urumva nagize gutya mbona umuntu witwa Tadeyo urabona muri za kaburimbo z'inyuma ya stade hari kuri match ya Peri ari kugenda ebana mwendo wa pole kabisa gake kuri treble celebration gake ari gukatari inyuma ahura n'umuntu umwe w'inshuti hamwe ati president bimeze bite kutaza kureba match kandi ko ufite invitation tadaramubwira ati ava hari tugahunda tw'akazi njemo hano hatagira n'umuntu uzavuga ko wambonye abonye match ya Rayon Sport yari kare kuba yareba match ya Peri nta ibyo nge numva nta kibazo kibirimo ahubwo ikibazo kiri
icyo atarebye match y'ikipe ayoboye nibyo Kevin nyine aho yamubwiraga kuba yareba match ya APR nge numva byaraze barega bacitse intege nakora Kevin abasaza bahaye Kevin rero ubutumwa kabisa. aragiye nubwo bari batabyishimiye bari baravuze bati Kevin ntabwo akagombye kuvuga aya magambo. Kevin urabizi kuri buri match rwose twakugeneraga amafaranga agera mu 1,000 cy'amadolari urumva buriya Kevin ayo mafaranga ngo buri match Rayon Sport yatsinze yitwaye neza Kevin 1,000 ngo barakimuhaga bakavuga bati Kevin uri mu bantu twaye miliyoni 20 kuri sezi imwe bundi ayo mafaranga bati iyo abarundi ntago byari gukunda noneho bagera inyuma hasebya ko banakabije abareyo aravuga bati Kevin twaranagufashije muri la business yawe y'ibara ufite hariya mu mujyi urabizi ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ngufuri ariko ibyo ngibyo nanone uzi ko amafaranga bahaye Kevin ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi 3 muri phase retour ura naje kumenya ko Abdoulaye Jaro Asana na Inosa na Biramahira Bedi na Suleiman Dafaribani ntabwo barangije miliyoni 21 ndazi kubarira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 urumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure nta kintu kimwe bamuhaye ni umushahara gusa bamwemereye ngo tuzaguhembaya ntacyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 Asana na Inosa barazamuyeho gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Azizi Basana avuga ati karabuzi bamuha miliyoni 7 urumva izi 9,500 uwabahenze rero ni Abdoulaye Jaro bamuguze miliyoni 12 burawo niwe wagerageje kubahendamo 21,500 umwatsa kuti ukiri muto ari 4 usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namugara ko mukanya yitwa Serumugwa Leomar asoje amasezerano ntabwo rwose bifashe kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati igende ntacyo jya gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko subira iwabo muri Cameroon we yasabye ko basesa amasezerano ariko rero irabyanga kugira ngo azagera gute Basane kuranya izamugurisha ko nawe yabagiye ko afite diru yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe byatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu kipe y'igihugu agiye ate ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira shampiyona Faringanya yarakize ari mu ryerye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringane bakina na Forunganya bakaba abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo tugiye kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 urumva 25 Regana ari hano akanagabanya payroll asobanura icyatumye APR twara igikombe kintu bita consistency Rayon Sport guhora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri ekipe umukinnyi nk'uyu araje akiniye imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye Forunganya uzi gute ko azakira burundu uzi gute ko atazagira ama setback atazasubiranye uzi gute ko atazongera kuvunika ko iyo umuntu yavunitse atangira kugenda asubira inyuma muri forme ko kubera akaguru kaba gatinya afite ubwoba niki ubizi gute ko azahita afatisha nacyo cyo cyemezo nkuko icyambere na Kigaye n'iki cyemezo ntagari soza kuri Abedi rero Abedi n'umutoza tugiye kuvuga ugiye kuza muri Rayon we yivugiye ko atoza ikipe atakatakisha umwataka nka Abedi niwe wabyivugiye yavuze ati suku mufeka ariko ngiye systeme nkina nkeneye umwataka ukora kuri baro kenshi urikumva ntabwo nkina umwataka kujya kugonga no kugumayo Kayiza ntabwo ni mandi mbumba harya se agara umwataka hanyuma rero dusoza kuri Sport tujya aho ngaho abona abakinnyi bashobora gutandukana Rayon Sport ko ntibaratandukana official hari n'abavugwa kwinjiramo urabafite se nabo cyane bavuge ikipe y'igihugu n'undi yarahamagaye ushaka tuzayivuga ejo ikipe ya Murera
ikipe y'igihugu turabaha urutonde rwa itinerere aho baca n'igihe bagererayo. Ngaho tubwire abashobora kwinjiramo. Abashobora kwinjira muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Bedi. Bigirimana Bedi yaravugwa. Kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri polisi. Bigirimana Bedi arasoje imyaka 2 arayimaze. Urumva? Shyiramo Tonsele Musengo. Posting hamba akajezi ka Rayon keza cyane. Baramubonye abyina mu ka video yambaye akajezi ka Rayon. Umupira bura mwishwe. Kacaro vuya hangana. Musengo Tonsele. Umupira pe. Niwe cyane. Kiyovu Sport yamugaruye byarayigoye cyane. Undi muntu uri kuvugwa nanone ni umwana witwa Pasi muri polisi. Pasi Asa kurekura Roger ukazana Pasi nta kibuza Pacifique. Kurekura Roger gose ukazana Pasi nta kibuza. nta upgrade. Same level kabisa. No mu kipe y'igihugu ubona ko ya indi ya Chan. Ubona ko barwanira umwanya. Ni level zimwe. Undi muntu nanone rero kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba. Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane. Urumva? Jordan Jordan ni mediateur mwiza cyane. Mediateur mwiza. Ubona Rayon Sport muri match bakirimo ku. System ya batatu. Ila system ya batatu akina amaze kuyimenyera. Afahami ya Lotfi. Ngira ngo duhite tunabijyanira na Afahami ya Lotfi araza gutangazwa uyu munsi nk'umutoza wa Rayon Sport. Rayon Sport so itangaza. Rarisohoye. Ngire. D'accord. appointed. Hayange. Itangazo ryo n'abanyamakuru. Association Rayon Sport ishimishijwe no gutangaza ko umunyatunisia Afahami ya Hotifi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club. Nyuma yo kumwakira, perezida wa Association Rayon Sport Bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe. Yagize ati: "Turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga, icyerekezo no kwitwara neza. Abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego. Ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederation Cup." Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024-2025, perezida Twagirayezu yakomeje agira ati: "Tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro 2025, izaba ku nshuro ya 6. Ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga na 9 Kanama 2025. Uyu munsi uzatumikirwamo bashaka ngo uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afrika. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza ibiganiro n'abafatanyabikorwa bashya bazatangazwa mu minsi iri imbere." Twagirayezu Tade, perezida wa Rayon Sport. Ibyo bintu ariko uribuka ko turi kogeza umupira tukavuga ati ireye kugira ngo itsinde Mukura nuko haza n'umutoza n'abakinnyi bakomeye bamukura. Ayo magambo ribuka nyavuga. Ubwo no kuri abo navugaga kuri ba Jordan Dimbumba. Undi muntu ndani muri Rayon Sport arambwiye ati wa mwana witwishe Ishimwe Abdul. Ishimwe Abdul ukina muri defense ya Mukura ndetse na wa mwana w'umukiza. Obed kabiri barazana na kocha. Kuko urumva kocha aje asanga abakinnyi bose bakina kuri kabiri bagiye. Oya Mukura ngaragiye. Ni mushyiramo imbaraga naho ubundi Rutfara ayisenye muri Rayon. Ni mushyiramo imbaraga ujyanye Dimbumba ugatwara Abdul. Nozana Dimbumba aramuzana. Ugatwara umukiza Obed. Kurumva ibyavuga iki? Ariko izo signings. Aga Dimbumba kine 10. Jordan Dimbumba oya muri box to box numero 8 ariko na 6 yayitera ariko na 6 yayitera kabisa n'umukinnyi mwiza Jordan Dimbumba ufashe Jordan Dimbumba akahasanga Yusuf Diane. Rayon Sport yabikoma. Burango Lotfi yasinye amasezerano kwa 3 kwizigirira byo ko turi kogeza match nakubwiye ko oyo Lotfi yari yicaranye na Faringay arumva no bita Hussein Habimana uri muri Rayon cyane muri iki gihe. Ne uri murashakira n'abakinnyi. Uri kubashakira abakinnyi. Hussein yahoze ari DTN wa Ferwafa. Niwe wagendanaga Famiya mu modoka rwose. Niwe rwose bagendana kigiye bari kumwe n'amatici. Kira gihe ngo yaje wa wundi w'inzobe yahoze ari amaze gusinya amasezerano azahembwa ngahe. Lotfi bumvikanye umushahara wa miliyoni 5 ku kwezi.
miliyoni 5 urumva kimwe mu bintu byabitije imbaraga muri Mukura hembwaga miliyoni 2,600 bakubye kabiri uvuga ngo baravuga bati tubonye umutoza mwiza kandi mu by'ukuri utazaduhenda ku bijyanye n'imishahara kubera ko Robertinho bamuhembaga $5 ubwo ni miliyoni 7 ubwo rero babonye byibura miliyoni 5 bari kugenda bagabanya payroll kandi bazana kariti icyo kintu Sport yifuza kugabanya payroll ubwo ni nka $3 azajya bamo hanyuma ubwo ni nka $3 soza kuri Murera usaba Imana Olivier we bimeze nkaho byarangiye wo muri Marine mukiri mwiza usaba Imana Olivier mu winga byarangiye bisa nkaho byarangiye okay hanyuma ya Rayon rero ari ikintu dusigaje nyamuneka muri Rayon Sport 2:45 mu ndege ya Qatar Airways hase muracyari kuri mirimo ijyanye umutoza wongerera ingufu aya Bonga Lebitsa atashye muri Afrika y'Epfo mu kiruhuko ariko asiza bw'itangazamakuru ati kugaruka muri Murera rwose bisa nkaho ati birakomeye cyane ati ni ibintu bikubiye gake ntacyo Tunisia yarizanira be ariko yasezeye aya Bonga yasezeye abafana kuri Instagram yavuze ati thank you to all fans of Gikundiro who stood by me and the team who fought for me through thick and thin mu bihe bibi rwose ni byiza mu bihe bikomeye cyane winashimiraga abafana bamubaye hafi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ati twagiranye ibihe byiza mu by'ukuri imyaka nahabaye mwaramfashije ariko nicyo gihe ko dutandukana agira ati rwose Imana ibarinde njye nagiye ngiya Mbonga mu kizuru niko bavuga thank you ngiya Mbonga hanyuma ikindi tumaze kumenya ni bikubiye mu masezerano ya Rotfi yasinye amasezerano y'umwaka umwe ariko hari ingingo bashyizemo ishobora kugaragaza ko Rayon Sport itamwizeye ingingo igira iti nutakaza match 3 uzahita wirukana 3 muri sezo se 3 zikurikiranye consecutive uri zikurikiranye utsinzwe match 3 ubwo muri Rayon Sport byaba ariko kuri afahamya ntabwo yatsindwa match 3 izikurikiranye babigoye professeur muri Rayon Sport uratsinda professeur no mutoza Rotfi afite abakinnyi Rotifa kumupimira ni kuri muri CAF Rotfi afite abakinnyi bahembwe bahawe prime bafite motivation muri kafu iyo ngingo yayende ndamupima neza kuri Super Coupe ngewe bakina na APR ishimwe Abuduru wari mwavugaga cyane wa mu defenseur muri Zandani nawe baraziguhaye na kera bampaye imitego hu ako sa APR muri kura oya baramurekura ni nizanyo y'intare ahubwo bajye gushaka kuri Rushema Chris kuko Rushema Chris yahoze yarezwe na APR ajya muri Marine yasoza amasezerano APR ukuntu imeze ibintu byavuzwa nk'ibi ngibi gasakuza babise bipfa ariko naganiriye bareyo binyuze muri leta musubiza ishoronje je naganiriye baramubwira ati you have to report naganiriye na Fande Katibito byabuze urumva ikibazo kibaho amakipe ashaka abakinnyi nuko byagenze kuri Ishimwe Jaren numvise ikibazo reporting ishoronje numvise ikibazo ntabwo ari intare ikibazo ni amakipe ashaka abakinnyi b'intare akabashaka mu buryo butari bwo intare iraproduiza igahereza amakipe atandukanye baretse gatoya ndakwinginze nyine baretse gatoya nawe uvuga ibyawe simuciye mu ijambo reka mbisohoze nawe uvuga ibyawe bikubwiye ibyo bintu Neka mbisoze nyine ni Katibito banza mu byari kugizije banza mu byari ni Katibito twaganira komeza Rayon yaba Rayon Sport yaba Tenseri yaba Mukura yaba Kiyovu umukinnyi niba intare yaramufashe ikamushyira muri Marine umukinnyi niba intare baramufashe bakamushyira muri Kiyovu niba nyibutse abakinnyi intare yahaye Kiyovu bamutunze Darcy abakinnyi b'Abaniyo David Rayon Sport cyangwa Mukura wijyana ngo uvugane na Kiyovu ko Kiyovu umukinnyi ntabwo ari uwaye hera tangira process uhereye mu ntare muganire mujye mu biganiro kuko intare burango ni ikipe ku giti cyayo yego ufite ubuzima gatozi ni ikipe itandukanye rwose n'izo za Marine ikipe cyiciro cya kabiri ni ekipe nkuko nawe uri ekipe vugana n'intare vugana n'intare ariko ngo amakipe kwizi ibyo murankurikira amakipe amakosa bakora aragenda mbere na mbere akavugana n'umukinnyi mbere na mbere urumva ku giti cye akagendera kuri ibyo ngibyo umukinnyi nawe akajya gukora ibyo akora ashaka amaririzi leta n'iki ariko bikazagaruka ugasanga bisubiye ku ntare niyo mpamvu hazamo iyo saga mu itangazamakuru ruvuya amasezerano se y'abana bo mu ntare abatete hari ibyo yagiye we ubwe niho uraruzingiye baba b'intare burundu yikorera we ubwe
nka kesi ya Ishimwe Jean na rayon nibuka iri recent ajya muri Mukura Victory Sport intare zaraganirijwe baravugana kati bito byabuze niyo haye go ahead Ishimwe Jean kujya muri Mukura ahubwo ageze itangazamakuru ikavuga ko hari umukinnyi mwiza babonye w'impande idasanzwe ukina gatatu y'umwakaka batiye baramubara bati harya intare zabaye izawe usigaye ufata ibyemezo icyo gihe bari muri sekafu urumva ikintu cyabaye ntabwo Katibito yigeze atanga ripoti kuko intare ni ikipe ukwaye ikina mu cyiciro cya kabiri ariko igengwa na Minadef sibyo intare iyo iproduce abakinnyi cyangwa se ifite abakinnyi beza iraba reporting bakavuga ati dufite abakinnyi beza bameze gutya na gutya na gutya bakabafataho icyemezo rero Katibito yari yifatiye icyemezo cyo guha Ishimwe Jean ikipe ya Mukura nkuko yabahaye Bebeto nkuko yabahaye abandi bakinnyi bari muri Mukura wabigize ibyawe wayigize iyawe ko nta referanse utabanje kubaza bati tugusanga Ishyorongi turi kuva muri Tanzania duhurira Ishyorongi tugaruka mu kanya Mama Bebizo mbwira ni gute ushobora gahunda zawe z'umunsi urugo akazi ishuri rya nimugoroba nge ndabona binyobeye biroroshye gifite umufasha tumaranye igihe Sunlight ngo Sunlight gute Sunlight 2 in 1 irabobeza ikora neza kandi ikanahumuza hamwe na Sunlight 2 in 1 mba nizeye ko urugo rwanjye ruhorana isuku rukanahumura neza bityo bikampa n'umwanya wo kwibanda ku bindi akarusho nta gihombo ku ifaranga ryanjye Sunlight 2 in 1 birenze uko bitekereza abantu bafite telefone za matushe hari inkuru nziza mbazaniye kujya muri Gorilla Games biroroha no gukanda akanyenyeri 878 urwego ariko kujya muri Gorilla Games ntibihagije gusa hari uburyo abantu bakora kuri murandasi cyangwa bafite telefone nini bagira access ku masoko yose nyine bakayareba ibitego za corner zaboneka amakarita zaboneka ariko umuntu ufite agatelefone ka matushe kubera ko taburi bari ntoya na ntuze na espace batari nini hari ibyo batabasha ku accessing ubu rero Gorilla Games yabazaniye uburyo bumeze gutya wowe uricara urebe amasoko yose wifuza